Yemwe kwase mwana. Ye. Wewe. Mwiriweho. Yego. Tambukuze mu rugo. Bravo Muraki. Uraho. Yego. Yego kuzwe. Teka. Amakuru kife. Amakuru ni meza buhoro. Ariko nta na rimwe wowe amakuru yawe ameza byuzuye. Teka biba buhoro. Yego. Yenda sereka kunyirataho. Yindese kandi. Ariko Muraki. Ahebarwa na kwandikiye warayibonye. Ageza agomba kuba atarayiguhaye. Nyamara narayibonye. Hanyuma se sinagushubije se? Washubije iryari? Nuko nabuze urupapuro ariko naramushubije mu magambo. Ntabwo yakubwiye? Kada. Ariko se nibura wari washubije neza? Ntacyo narengeje kubyo twari twavuganye ubushize. Sinzi niba rero ukibyibuka. Yego bimwe ndabyibuka ariko nagize ngo wisubiyeho. Muraki urankunda cyangwa uranyanga? Ariko Muhima. Yego Nyagasani. Hora wishyiramo ko nkwanga. Hari icyo uzi dupfase? None se niba ntacyo kuki utanyurura ngo unyemerere cyangwa umpakanire? Reka sikingwireka. Cyangwa ntiwumva Ikinyarwanda. Igifaransa cyanjye kandi nacyo ni gikeya ndabona simbizi. Kuki subiza utyo? Nuko nzi ko naguhaye igisubizo kenshi. Fata. Niba rero ubyumva ndibaze impamvu uhora ku kibazo kimwe buri gihe. Nuko utanyururira. Mbona nta mpamvu hari rwose yo kutubuza kubana. Ari amafaranga dolari ahari. Sinshaje ndi umusore. Ubwo se ko kuranziza iki? Erega sinigeze nkubwira ko nkwanga. Ndabikibonera. Umva ahubwo nakubwiye ko twembi twagize ibyago tukamenyana naramaze kwemerera undi. Use nagirane kundi. Kwagira ute? Yewe. Ntushobora kumakanira se? Bishoboka. Bishoboka. Wewe kuko ntundenganya. Umva iyo tumenyana mbere ubwo nowe mba naremereye. None rero none Ewe. Use ubu wemereye ukamakanira. Ntibishoboka niko nakubwiye. Uzi ko isura isambira byinshi gacyura bike. None ubwo byawe bivuga yuko nawe nimbona undi nyuma yawe nawe nzagutanga nkafata uwo nguwo. Kasenyi. Ubwo rero bizaba byita ubujajwa. Kweki? Byaba ubujajwa rwose urabyumva. Muraki. Karama. Nkubwije ukuri. Ndabajwe n'igihe cyanjye nataye. Urumva? Ndetse urabiho. Ariko nkubwiye ko amaherezo uzicuza. Erega urandenganya. Urenganya se ndakurenganya nkurenganya. Icyo gihe uvuga ni wowe wakitesheje. Ibyo wakitesheje. Aho kuvuga ko nzicuza byo ntacyo bimbwiye. Dahira. Urabeho. Dahira. Ahubwo ni ubanga nuko tubana gihe nzakwiba mbikwibwire. Urumva? Aho urabeho. Uraye uko tuzabana tu. Genda nkunze kubimbwiye. Aski. Ngo iki? Ebo yaryabonetse ntiribarikisha isuka di. Yarayicaga ntibihemura. Genda. Ye. Nzaburebe. Byo kwirata ugenda wirata ntacyo. Genda se nyine utantuka. Yewe utangira kugenda unuka gusigara unuka gihe twabonana. Bashaka tero genda ye nta gihe mfite cyo kugumya kugutama. Ko se baje. Uriya muhungu umbwiye ari amagambo. Urako koragira ngo ngirene. Mageza kandi nawe nuko. Ubuze none bose nabakwirara. Ariko ye. Ninge sinzabakwira nk'aba bandi njya no. Kajya kasa. Asikiwe nibagenda ariko. Nikundira nemeye wenyine. Nawe kandi arankunda ndabizi. Imana nibishaka niwe tuzibanira. Ninde? Umugenzi. Yego. Neme. Uraho. Amurake. Yego. Amahoro. Yego. Amasho. Mashango. Uraho cyane. Yego. Yewe. Yewe. Birantangaje rwose. Nagutangaje? Kuki utangaye? Nuko uje dutunguye kandi ubundi wajya kubanza kudutumaho. Njira se wicare. Nakoze. Gakagate wicare. Yewe. Umaze hese iminsi ko tutaguherutse di. Abagwanye so bonyine nasize nkwandikiye. Wowe wasize unyandikiye? Ayo wabonye? Ekata. Wowe? Anyandikiye? Uje witangara nibyo. Nasize nkwandikiye rwose. Nyamageza ngo azayiguhe.
kandi rero Mageza n'inshuti yanjye ntihamemukira ntabwo rwanjye wabonye yewe ntabwo mbyemeye ntayo nabonye rwose ibyo ntibikira uretse nzi ndaje gatoya ndaje sinkinde mama ni ibiki mwana wa narinje kukubwira ko tubonye umushyitsi umushyitsi uturutse he mwana wa si kure ni wa muhungu nemeye ego mwana w'umuzigaba wa mufiyasi wawe ariko nawe urasetsa mama bavuga fiyansi ntabwo ari fiyasi sinishoboreye byose ni kimwe ni iby'abubu ni iby'abato nkamwe gusa turabigira dute nyuma yuko tubigenza turamuha iki ahubwo tugize imana noneho se yasize adafungiranye za nzoga ze mama yego uramenye yasanga wayikozeho hari uwamukira yihorere oya ntabimenya hari ikibindi kimwe gicagase nicyo nshyikiraho kuko noneho ni ibyo biratunganye narije kubikumenyesha rero nsubiye kumuganiriza agira ngo twamurangaranye nibyo ngaho musange atagira irungu nihashira akanya ugaruke ndaba ndangije kubashyirira mu gacuma harya ngo Mageza ni inshuti yawe ntabikubwiye rwose yewe ntabikubwiye n'inshuti yanjye Mageza ubu se bigenze bite ko njye nawe tutavuga rumwe ngwiki ntabwo tuvuga rumwe ngewe ugomba kumukundira ko inshuti yanjye ibyo byikuremo ariko Mageza aragukunda koko Mageza ni inshuti yanjye cyane niba utari unabizi ahubwo ubimenyera nawe kandi nzi ko agukunda yego njye mbona Mageza atagukunda koko Mageza ahubwo afite icyo agamije ndabizi ni igiki agamije guhungabanya urukundo rwacu nta kindi Mageza ko mbizira nawe simbyumva rwose nanga nze ndaje ariko uriya mukobwa arashaka kumvinda ibiki bya bindi Mageza yambwiye bigomba kuba ari iby'ukuri koko ariya magambo ambwira agomba kuba ashaka kugira ngo ne kujya nemera ibyo inshuti yanjye izajya imubwiraho ariko abishobora n'ubusanzwe abimenye zabimenye mwakira urakoze iki kutangara nubwo rwara ruryoshye cyane ubundi ntabise karyoshye nanjye da papa ntabwo ajya agira inzoga mbi n'ubusanzwe ariko se muhorake karame najya ngo nsubire kuri bya bintu twavugaga ibihe mimanye ntaherutse gusura wala ni kuki ubimbajije ugaseka ntaseka se nuko binshimishije umva umva rero umva nkubwire ariko ntumwigarike komana umva nkubwire muhimanye rwose sinzi icyo nshakaho cyangwa ntihari icyo umushakaho yego nyagasani ubona namuhakaniye ko nta bucuti bwe nshaka reka rero rwose ahubwo mbona yanga akankurikirana niba rero hari ukundi ubizi ibyo ni ibyawe ngenzi ko nta bucuti mfitanye nawe rwose niko muhorake ku kimwe ntabwo mwatemberanye yego nyagasani reka da ahubwo navuye mu misa turahura tuza dutungana inzira yose wakubwiye ko ariko amagambo yino ye wakubwiye ko twatemberanye yarakubeshye n'impamo mbeshya cyangwa n'umbeshye yego nyagasani ariko nemeye we nkungubu koko nkubwiza iki oya mbwiza ibinyoma wese kuki ushaka kwiyobeza amagambo yino koko ariko utinya ngenzi ko nkubwiza ukuri niba udashoboye kunyemera rero ufata uko ubyumva none nagirane ntacyo yewe ubwo nibyo wakani ukaba wanze niba wari ukuri umbwiza ubwo nzafata uko nguko none nagirane yewe abantu babanje rero y'inzu wakabyaranywe ko nta muntu natumiye abo bantu banje rero y'inzu ntabahera wabona nasanga wa mugore yabampereye inzoga iriya mvanga nayimena none reka ngende mbonane nawe
bandurira inzu natumiye niko ngira agahinda wakishwa n'agahinda we none haranyica abo bantu bamvugira mu joro sanga wabambereye inzoga ayo mpanga nayimena murajana nyabuna ajya wirarira dore dufite umushyitsi w'imena we ntubanza ngo unabaze uwo mushyitsi umuze kuvuga iwanze n'uwahe mupfa kuba mutamumbera inzoga nta kindi Nega ni wa mukwe wacu anja ni iki haramaze ujye kumuramutsa yeho nabitinye ntitwabonanye nkora kese yagiye bari kumwe baraganira arabe yavuye kwahira ubwatsi bw'ibitoki haracyari kare none se yari gusiga umushyitsi wenyine ngo agiye kwahira ubwo bizengwe ejo bundi azabwahirejo aho ndi wumva abo bagabo beberuta amategeko natanze ahubwo nibareba nabi ndabirukanana barajana nyabona ajya wiha akabanga ariko wabaye uti tekekase henga ahubwo mbonane nabo hangwere uraho neme uraho muze uraho yego niho waje kugomesha hano ra reka da amashongore mwiriwe neza papa nemwe mwiriwe mwe mwiteretse makuru kize muze naye inyota wa mwana wendeka niko murakeye karama ubwacu nakubwiye wabwahiye erega nabonye izuba ari ryinshi ntegereza ko rihumba natenye inzoka za hariya ku kabuye haguruka nonaha haguruka vuba izo nzoka se zariye bangaye sinongere kukubona hano haguruka se niko mvuze ariko se papa urabona iri zuba naryigabiza ndashuri vuye huranduta nibyo ngubwiye nta kindi niyo wanga gusiga nemeye hano nawe nahaguruke muherekeze reka nubundi nuko nari nanze kugera utabonanye ndakabwo ngende mubarakeye nakubwiye kuja kwahira ubwatsi naho wenda mwiherekereza wabyumvise nabyumvise neme ngaho uramuke urabeho ngaho yego uramuke ubwo naho utaha ariko abubuye ngo naho butaha kera nda mukobwa wabonanaga n'umusabye none ubu yemwe n'umukururana ariko si umuntu atabye byiza muze byiza siki kurya ubukwe bubise numva se ngo kera babashyingiraga n'abakitse amazuru mutabizi mukabura se kubana mukabyarana muze reka mbasezeraho nihute ngaho mbareka namwe niyo kubananiza murakoze ngaho nawe utaha ngaho uramukeho ko numva unyuhura se urabeho ngaho ubasuhuze ndabasuhuza ngo uramukeho hamwe genda uranyuhura se inzoga yanzu maze kurengwa urangira ute se ahubwo yaba wamutwaraga nona naho ubundi we na nyina barambona uyu munsi bihore inzoga yanze batanu barambona mwiriweho wiriwe yego bravo to bravo neza ibiki uko wiruka nagira ngo utansiga niwe nashakaga uranshaka se uranzi oya ntabwo nkuzi ahubwo ndagira ngo nkuyoboze ahantu uvuye ku isoko se ahubwo nyoboza vuba ndihuta utankerereza nagira ngo nkubaze niba iwanjye ari Nyabisindu niho iwacu waba se uzi umugabo witwa Semwaga ndamuzi niwe ugiye se oya ahubwo hari umugore ushaka kujya kwa Semwaga ariko ngo haheruka kera ngo ntabwo akiyibuka uwo mugore se uramuzi ntabwo muzi ngo aturutse hirya iriya mu Gisaka ariko yatubwiye ko umugore wa Semwaga ari nyina wabo ntibishoboka yewe ndamumenye jya numva mama amuvuga ariko ngewe ntabwo muzi yababwiye ko yitwa nde yatubwiye ko yitwa ndera ntabwo nibuka izina yatubwiye agomba kuba yitwa Mukantabana yitwa Mukantabana koko niwe urakoze to uzi ko Semwaga ari we data uwo mugore ni mukuru wanjye mwa mama wacu nuko rero agize imana ubwo uramuyobora twihuta ahubwo twihute yageze iwanyu ryari yahageze mu masaa 3 none ni saa 8 yewe erega ni hepfo hariya uzi ko yahatinze yahatinze yewe erega ni hepfo hariya hafi y'uriya muyenzi ntabwo ari kure ariko to
ko ndeba usa n'aba muhungu witwa Muhimanyi mupfana iki? ndamuzi ariko ntacyo dupfana. Waba se urahaza ariko? Ntabwo mpazi neza ariko ni mu byo hirya hariya hakurya kuri ariya mashuri. Aho bajya bavuga ko afite butike se ni? Butike hirya iriya hareba ikiramuruzi. Ko ndeba se tugiye mu gikari niho iwanyu? Twageze ahubwo ni hano. Irwe wicaye njye kubaza mama uwo mugore yagiye. Bagomba kuba bari inyuma iriya mu gikari. Ihuta utabuke se ndihuta. Ntabwo ntinda rwose. Utabuke. Namuze reka no mwiza we yute ku mukombe we namuze itubweze cyane cyavu nterese we ituri imbereza nyine hari mwiza ko tugira magana abiri wa aje cyenda cyajyana ngana mugende ngende ariko urahumura ki yabawe yego mana yanjye kubikanga se ni Bravo Muhima. Bravo iziko Hani wanyu se yego hano ni wanyu ariko kujya kundamutse ukagira ubwoba aho nugira ngo ndaryana gaho ndamutse nisa aho kacina Bravo Muhima aho ise uramutse wigiye aha se ni wanyu oya iwacu ni irigiriye hanyuma se niko se burya bwose ugenda hano nubwa mbere mpageze uragezwa n'iki se uraho muhora ki aho tata we uraho nawe majya niteze kandi wowe wanyu se ni hano gase ndamutse tata ni we bazo ndamutse uraho Sukanu kwani banagashinira gase ndamutse neza ariko uragira ngo nkuramutse nyegera wowe se wanyu naho ariko kuki subimbajije Tarabura kukubaza niba iwanyu ari hano we tuhasanze ukaza kutubaza ati ubwo tumuraseka iki musa niba mbikubajije ndakosheje niba mbikubajije ndakosheje baba tata we Toto wawe tata we tata muna muheto kakana kagedi ese niko kari kakuzanye hano kanjutse ko kabuna mwene kana wakaje ubusa mwambabariye koko niko tukubabarire niko bakubabarire zo kugize bari tata we kakana tata we ubwo kumaga nza ndekura mwemanye ndekura ave ndekura weza zika mwemanye we ndekura ndekura namenye byamutisha ndira gutaka mbisa namenye programu kai ndekura ave ndanye namenye mwangegera mwe nawe nibyo nkangegera nabimenye ko ari iwawe muhimanyi we nabimenye binyingirana kengura muhima nande we baranyingiranye we mana yanjye we ndabigirane kuko yagizemo n'urufunguzo yagizemo n'urufunguzo we ubu ndabigirane kuko imana imoye nande we mwanyingurire mwangegera mwe dore uko ngaruka nyingurire we nyingiranye nande we ubu ndabigirane kuko inkuru izagera yewe ayiwe barukinze ndowe umuzanda bigirane nyagato manu koko nakoze icyaha agiye kugira ngo umanure nyagasani we barukinze bakavuna umuhete ikicyoge ntagize mana yanjye bandemeye iki koko ubuze mvuze induru ninde zuri bunabandi ninde zunyumva ubundi
babikinze bagakingiranwa mu muriro ngira nese koko reka nceceke iyo nkuru izagera iwacu gusa nawe uzemera kandi ko banyibye we bose bazavuga ko nishingiye dore mwaga none wazanyica ntabwo nzamukira we Manenge we mama we ndabijyana kuko nanjye nigize mu maboko yawe umbabarire kuko ubigenze uko ushaka ariko Bikira Mariya wowe ugiye anyuze Imana ndakuzunze undengere Mana yanjye Bikira Mariya Mana Bikira Mariya maze undwane ku busugi bwanjye amina we amina amina se byabipfuna muheto n'inzu yabyo nta dirishya rigikora kabiri ibizi no gukinga bashyiraho idirishya rinini nibura simba ako nakari uko kangana kose ndagacamo mbonye nyine uririre mu mazi nshaka mpende akanyuramo nampe ni hahandi hanjye ariko zirangegera zitambona Imana imabare gusa simute ndabakizinze bakabura umuheto ndabacitse nijana ntacyo nyibaye ntacyo nyibaye ndabacitse bakabura agarara shoferi wawe agarara shoferi wawe agarara ntabara Нельзя! Igitumye ngimisha weki kitakongera no kuzidirisha banya nayi mbwa gusa weki wari watangiye kungabanira ntundenganye nose udatsizidirisha bya weki ntundenganye kabishaka kivuga yoresha byorumva genda widakara nejo tuzamubona ntacyo tuzamubona cyangwa nuko ari wowe mutegereje ngo uza kumubonera gusa oya ntabwo ari kiwe urumva mwindenganya rwose no utasize ukizidirisha bya mwangabani weki Bisa jauh. Kihorere nzongera kumubona ariko kuki kugira ubusa gusa kihorere n'ejo tuzamubona urumva ejo tuzamubona nongera kumvugaho uzagenda wibaniza ibani igendere mbani wawe oya shabira karashana ukarakara ugatukuraga umunsi umwe gusa oya byihorere ariko sha yari mwiza nshaje tugashawe ivuga agenda yari mwiza sha uwo nyivikibi Oya ubyihaganire urumva n'ejo tuzamubona amayetaje iyo nanahiye nyine ko nzagatunga bagenda shara utotse ariko n'ubundi nemeye iratara ntazamutunga n'ubundi yari inshuti yanemeye nyine sha bari barandahiye nyine nzakoresha uko ushoboye kose ariko ubukwe bwabo mubwice ku munota wa nyuma aducita ariko sha nagende ugihorere imigambi yanjye nashakaga nyine kumuhima namara ku mugezi wanjye ntamwica nabi nkamutunga ukwezi kumwe nemeye naramwifatiye mwihorere kuzirabi urumva nemeye naramwifatiye nkamusezera akagenda akandagara iwabo ntazongere no gupfa rwose amerewe neza namba icyo mubwiye cyose abikemera byihorere gusa byihorere se mbyihorere ntacyo bitwasha ngwino njya kukurebera biri harakira mu ruzi njya kugusengerera nk'uko nekereza Nariya dirishya niwe wari mwere ntabwo ari jyewe sha byihorere ngura tugende yo mutekereje shaka ukuntu namukunda numva narira zongera umubone humura nzamubona ariko ndagusengera amakazi ku buryo byibaza musaba mama
Ego mana. Muhora ki waramutse. Waraye he ukanyagwawe. Ndeka. Uzi joro soya ndaje. Mama ndeka rwose. Uyu ngo hatakanyira ubukozwemo. Ehe. Ubu ntacyo navuga kuko nta kintu nakubwira. Nibiki se mwana wa? Aho none ntibakwibye. Niba byabaga nibura ari ukunyiba niyo banyiba byose byo nari mfite ariko bakareka ngataha. Mbese papa yagiye hehe? Uramubariza iki kumubona? Aranyica. Ahazira murabonana. Nabonye azinduka agenda sinze yagiye. Ubuse koko ndamubwira ngo mama. Ubu rero nkubwiye kuko ibyago nagize nabera. Byago ki? Ntabwo ndabibona ku isi koko. Bambaza se ngo naraye bambaza se ngenda hazi. Musigaba ni data. Ngo ntuzaho waraye mwana wa. Noneho nakumiro. Iri ni ishyano. Muhora ki? Amagambo yawe ko nkuye umutima. Ahwe. Reka nzire kiriya hene yaciye ikiziriko maze nzumbwira aho waraye ma. Ndakubwira se. Nawe. Sore iki gihene nacyo. Nta bitandushye. Ntaho gapfawe. Gasani we. Noneho dataranyica. Mana yanjye we. Ndabituruka he ndamubwira mbihereye he koko. Musaremera ko ntarongowe. Gitangaza ko se abakobwa bakowe. Ngaho ndaje maze umbwire. Ndakubwira se mama rwose umbabarire. Ndagusabye koko. Umbabarire koko ibyo nkubwiye wemere ko ari ukuri. Ngaho se vumvura numbi. Ariko se ndabihera he koko. Se kubanza ikibazo cyawe giteye inkeke muko. Ndabikubwira ko kubyo nkubwira urabyemera. Ko nshimye ari nge. Suramuturuka he urabimubwira ute? Urabihera he? Ngaho shyitse umutima mu nda maze ubintekerereze neza. Ayiga mana we. Nanyica. Nuko urakoze cyakora. Ugerageze kunyumva rwose. Ibyambayeho byose ni ukuri sinjye wabishatse. Umbabarire kuko ibyo ni ibyawe. Ntabwo nkubeshya n'impumi y'Imana. Haguruka ma. Haguruka ujye kwahirira iriya nyana hakiri amafu. Urabanguka isa dasanga utari waza sinamukira. Ndagiye. Cyose bakobwa bakowe. Uriya mwana wanjye aho ntiyaba yakubitanye na bya birura by'ubuhungu yigeze kumbwira. Mwiriwe. Ese ubwo ndiriwe hano yagere yanzibibutse kuyahirira ubwatsi tunamenye. Mwiriweho mutashya amahoro. Na amahoro nyine. Mbwira nibi yanyana mwe yahiriye ubwatsi. Nari maze kuyihindurira ubwo yari ifite ariko nubundi buraje. Buraza si hari amaguru bugira. Ko ndeba wigaramiye suka butagiye kubwahira. ariko nyagasani ariko rwose nk'iyo nabi yose niyiki ubundi se ninjye usanzwe nyahirira Muhorakeye yagiye yari hafi kugera hano Wasarahiza ndinga Muhorakeye yangarukiye mu rugo nagenda nubwo bwati nabusubizeyo ntabungireze mu rugo ubwo cyakubiye ko yaraye nabonye agera hano ahigima amarira yenda kumwica ahita ajya gushakira inyana ubwatsi amarira yenda kumwica saba ikimwero cyo yaraye mu gasozi ubwo cyakubiye ko yaraye kuko utamubajije mbese kundenganya ugira ngo yabashije no kubimbwira namuretse ngo abanza ashire ikiniga ubwo turabimenya agarutse ese mwagakingu nde mu mafuko yanyu danze ngiye gututira ibiti byo kubaka kiriya kiraro n'ingaruka ngamusanga muri urugo murajana ni musanga urambona ariko rwose urambona akuvire mu rugo utaramenya n'icyamuraje mu gasozi arayese kangahe ngo umuntu abe yagira ngo ni ingeso sinumva bavuga ko agahanga umugenzi kabi yagiye cisha make tubanze turebe icyo atubwira ni byo ndaki nindagiye nibyo ngubwiye urajyana ikireta bikamba byanje ariko murajana ndaje murabivuga ayiga mana
umwana wanjye ankozeho. dore nemeye data we kandi ari kumwe n'amageza, nta kundi buriya yabimubwiye. ntacyo bitwaye ariko reka nikomeze, Imana yonyine niyo ntanzeho umugabo. Bamurake nakuraho madamu kucecetse ntabwo uri we, ahubwo yanze no kutambutsa. Ndi madamu wawe se aho urataneme ndaho nyine wese kuri wari cyaguriye Imana ariko mbese muhimanya asigaranye nande ko ndi uri wenyine. Muhimanyi se ujya kumumbaza turabana? Murabana nyine so umugabo wawe se barabihakane. Ariko neme wowe uko wishinze amagambo y'uwo mugome mubi koko ngo ni mageza. Ndakwisabye agakobwa we. Ariko gusukana kurano ubwo ni iki karyo bimubwiye suko ziko mbizi. Yego da ese ubu ubwo nicyo bari babimbwiye. Nabangarirwa ubwo nicyo bari babimbwiye. Nuko nzi ko nta wundi ubabajwe nuko tugiye kuzabana. Nakubwiye ko nkwisabye urumva, ndakwisabye rwose mbabarira. Nubwa mbere se ushaka kutwicira ubukwe mageza we? Twicira ubukwe nibeshya cyane ariko tenda wandaya we. Niyo bwapfa mva, niyo bwapfa ntabwo ari wowe nzasanga, uragorwa n'ubusa rero. Ntimwumvara byose ndagushaka ariko se we ntukamage, ndakwisabye nanjye ndakwisabye ko ari ibyo wakoze byose urabirahari. baba we arakubekera ariko se neme kuko imbizi koko ubwo ko ntabwo nakubwiye kuva kera ko ukwiye kwirinda amageza namuhimanye. Amagambo y'amageza se koko imbizi koko sinzi ukuntu nabigenza. ntabwo bizi nyine ura amagambo y'amageza koko. Ako neme ubwo kuko wakumvise icyo nkubwiye. ubundi se icyatumaga simbwira niwagira ngo ntazagere niko icyatuma gumbwira nuko wagira ngo batazayambwira ibyawe. None rero ngo ariko muhorake urenda gutwika inzu ugahisha umwotsi. Yego urahakana ibintu byabaye ku mugaragaro koko. abana ibyo ntibyo no kwihakana nuko nyine watubwiye ngo neme baramwifatiye ubundi yarananyifatiye koko. Amageza koko ubwo wagiye uvugisha ukuri. Tinavugishije ukuri navuze ibyabaye. Uburahamya koko ko ibyo nshinja ari ukuri? Nibyo ukuri nyine. Kuri yewe inkuru mbanira no se ko nari ntibereye wandyarya we. Njye niwe mage kandi kumbeshya ntabwo. Reka kunyitsa indyarya koko mage ntiwongere. Washatse ko tubana ndaguhakanira. Sinigeze nkuryarya rero. Simba n'igituma ugomba kunyita indyarya. Kandi ntabwo ngo bagire ngo niwongere kuntukana. Ushaka ko tubana se abakobwa bazima barabuze. Ko nawe waramugeraho. Umva we reka gutukana muhora kireka agara nkubwire nagumye kwihanganira ngira ngo zihana. Ndakumenyesha ko ntakibishoboye. Ko nawe byo bakujujemo nyine nuko. Nibyo nyine ndibaranyuruje baramaze. Ngende zibane no wifuza. Ntacyo bitwaye. Ntacyo. Nakoze ko nshoboye nkwereka ko ngukunda nawe waho warushyikiye gusa wewe hagusa kujya hondyarya. Ibirarangiye Nemeye rwose wagerageje kunyumva koko. Mage uradutanije birarangiye koko. Nakubwiye ko nkwisabye byarangiye rwose ndakwisabye. Urumva ndetse n'ikibikwereka kikanabikwemeza. Se gukora amafuti umva mbabarira ariko mbabarira Mage. Ndagira nkubwire giye ku byagenze no hejuru utabangisha kubwira iwanyu kwejo. Urumva tutagiye gusezerana kuri komine. Nibyo nyine nibyo nyine gukora ikwe uri rwo bikangwe gukora nemewe ambeshye burya niko ko ngo nta muzindutsi wa kare watashye ku mutima wundi. Byo koko naza gutaka umutima niba wankundiraga gusa ngo yaba natashye ku mutima we ntabwo waram oya neme yiba gusa wambabariraga kumva ukuri kwanjye konyine. Ukuri kwawe nibyo byarangiye. Ugira ukuri Mage twigendere nagumya gutegeye cyane huko. Ubwo twigendere uyu muntu nta kuri kwe muziho nta n'icyo mutegereje nta n'igiye mutegereje. Urumva nkuziho buryajya gusa mbabarire ibyo bikoze. Sinigeze nkuryarya ariko waranyisha ahubwo nkwifurije kumererwa neza. Mageza we genda shaho icyo washatse ukigezeho. Genda wibura icyo uvuga ngo uvuge ubusa. Genda igihembo cyawe Imana iragiteganyije. Yewe genda icyakora mbabajwe no gutandukana nawe. Genda nawe ikimwe nawe.
hana yanjye we umuntu yanga kwiruka akagwira ubusa koko nakoze uko nshoboye ngo ne guhemukira nemeye none dore matsindwa amagezi aradutanije umuhebanye rero arabyinira ku rukoma witwa data we aranyica banyweye inkwano mu rugo nizeye cyakora ko aho igihe kigeze bazamenya ko bandenganyije babajwe n'agahinda nsigiye mama gusa Demo horaki. Ego. Ajya ni varisira. Uraho nyine amapara. Uraho. Yego. Uzi kugenda nk'utabona? Neza koko. Hano hari wambonye wa. Reka da. Ubona se disi. Ubu sinzi aho ndi. Ngo ntuzi aho uri? Reka disi. Usuragiye ku muntu usa n'usohotse. Ndajya hese, ndajya ngenda hasi. Birashoboka se? Hano ari nje wanyu. Mwana wa mama ntushaka witahire. Ariko kugenda nakica. Iwacu ndasa n'utahafite kandi nkahari. Ariko kugenda nakikira. Ubu data yanyirukanye. Reka yacuritse icumu rwose. Bone ntamuvira mu rugo aranyica. Ego. None rero ndagiye aho kugira ngo mugwe mu maboko zicwe na rubanda. Ego mana Israel. Byaturutse se kuri za nkuru numvise gati. Ntibishoboka. Naho se byagezeyo. Byagezeho hose barabizida. Yagize kwa mukuru wanjye ahita bimbwira. Ngiye no kuramutsa nyoko wanyu nawe ahita binsanganiza. Ariko bose bazi ko ibikuvuga atari ko byagenze. Ahubwo ngo nabahungu babenze bashatse kukwicira ubukwe. Mama kazongwa. Baravuga ngo wagiye ku isoko baraguterura barakurungura. Ayiwe. Ariko abandi bakavuga nabo ngo nukubeshya ngo warabacitse. Cyakora njye cyari kinze nyine wanyu kugira ngo nabimpe neza. Nuko byagenze rero. Cyakora koko narabacitse. Ariko nyine icyo bashakaga bakigezeho. Barakurunguye se? Oya. Ubukwe bwarapfuye. Twagombaga kujya gusezerana uyu munsi none byarangiye. Gusezerana uyu munsi? Mu kiliziya se? Oya ni kuri komine. Yo, rega ibyago. Data rero amaze kumenya ko byarangiye nyine ati nanjye sinasubiza ziriya nzoga zose n'inka ya kanaka ngo nawe ugumye mubone mu maso yanjye. Sinshobora kugumya kwihanganira kukubona mu rugo rwanjye. Nakubiswe. Reba mu bitugu. Data we, ego ko izo ni inkoni gusa? Abarase wari waboneke. Reba munsi y'ibere do. Ntureba. Mana yanjye we. Nta rugingo na rumwe mfite. Niko aba munsi y'ibere se nawe yagutemye? Ntabwo yantemye. Ahubwo nirukaga muhunga maze ndasitara ngwira isuka. Niyo yangize irya. None rero ngo ntuzi iyo ugiye? Ntabwo mazi. Reka rero nkugire inama. Hajya wize amashuri angahe? Nangahe se disi ko ari familiyare gusa. Urayigaya se? Nyamara benshi rabatunze. Tugende rero tuzajyana i Kigali gushakira akazi. Ariko ndacyafite iminsi nk'itatu nzamara kwa mukuru wanjye. Ewe ibyo ntacyo bitwaye rwose. Nibura naba noroherwa izi nkoni nanjye. Ariko se akazi disi urabona nakabona. Ubuzwa n'iki se kukabona? Wowe ngwino gusa. Ahubwo zana ngo twaze niyo varisi. Niko se mafara? Ntacyo basize bakubwiye ko turi bukore. Byambwiye byose nta kiruje kirimo. Ahubwo reka dutangire imirimo vuba kuko dufite umushyitsi w'imena. Tugomba kubona igihe rero gihagije cyo kumuganiriza. Harya bigaruka araza kudusura none? N'uyu munsi da. Yewe yari amaze y'iminsi. Harya yari yaragiye i Burayira? Niba atari mu Bufaransa ni mu Bubiligi. Yego noneho reka tugire vuba koko. Nsize imbabura igiye gufatwa. Reka nterekeho za nyama tubanze tuzibize. Sembona muzehe adakunda izikomeye? Ntabwo muzehe ajya akunda izikomeye. Ahubwo no kugira vuba twakererewe dingi. Ariko nyine amafaranga twaganiriye byinshi.
ariko hari icyo wampishe kandi none narakimenye. Ni igiki? Cyakora sinzi ko ari byo. Kose Muhoraki, ubona hari ikintu ushobora kuguhisha koko? Ndabizi se. Reka keretse niba aricyo nibagiwe, naho ubundi se reka ntabwo nabigira. Burya abakobwa rero dukorana barambwe ngo wigeze kugira inda yabigaruka ati ko ariko bategereje kubyara baraheba. Eko mana y'u Rwanda, yewe byose barabizi di. Ibyo rero byose koko nzi ko ari nabigaruka twenyine tubizi gusa. Aha, bose barabizi rero niba ari byo. Ariko nugukeka gusa ntibabizi neza. Asikiwe aramaze. Maze rero niba njya kukubaza zabwire ko bitabareba habe na gato. Ariko ubundi bancungira iki? Nibyo se koko ubundi ni ukuri? Ibyo rwose uzi ko nagize ngo namazimwe. Yewe ndumiwe. Nta mazimwe ahari. Ndumiwe niba ari byo di. Mwake nta rero naguhisha kuko nzi kugira ibanga. Ibyo rwose bakubwiye ni ukuri. Ariko uzaryumeho uramenye rwose. Ubwo se wowe cyangwa wowe n'ubwa mbere wumva abakuramo inda? Yewe reka arasaba kumubyara ntashoboye kumurera sinayikuramo, nta cyaha kirimo rwose. Niba sobona utazashobora kumurera wemerera iki kumutwita ati kiza soko hakwihana iyo ngeso se aho kugira ngo umutare de berekere kise ko bimbeshejeho usabinyamitse ku gahanga. Ati soba niba ubwo se nasone koko niba bitana kwanditse ku gahanga se ubwo ntibikwambitse nibura no ku mutima di. Ku mutima ntawe uhasoma di, niba ushaka no kwigira umwere imbere yanjye. Yewe ndibaza niba ugeze n'imbere y'Imana wasubiza utyo. Ese nk'ubwo biguhitanye? Yewe hererere ko nzikuyemo se kabiri kose nabaye iki? Ngo nawe hano hanutse nyamara ngo niko bisanzwe yokeje umuserebanya. Uzaba ubibona. Muhoraki byo tubyihorere reka tujye gukora. Yego cyakora wowe uzagirinde mawe naho njyewe ntabyo nzareka rwose. Y'amafaranga tabuka de warangije? Umva hano banza ari bugarukuje. Yewe di uzi ko nawe namwumvise ihute kumukingurira. Ngiye kumukingurira kiravuba. Bravo Muhoraki. Watu umuco rwose. Ashiko watu umuco wa Kinyarwanda. Wacu turahoberana tugahana yeza Akumiro. amashyo sigiraso. Baringeshe cyane. N'ibindi. Tangaza rwose. Muhobera vase niwe muhobera agenda kwikumburira. Ibyo kuzana umuntu. Ati nawe. Naho ndabibona. Bravo nyamafaranga. Yo. Komera. Ubwo byo nibyo byiza kurusha ibisanzwe ngira ngo ugire. Cyakora ngenda bigari. Ngaho nimwinjirira ariko nyagasa nimiciragwira koko nimwicare kandi mugerageze no kutandakarira da ibyo mbabwiye ntacyo nkosheshe. Yewe bigaru uko nari ngukumbuye di. Nanjye nuko nari ngukumbuye cyane koko. Ngukumbuye nanjye rwose. Ntabwo hore ariko nyina amafaranga undi yamuginga asutse mu mwobo wahe koko ntari bejeje hariya ariko ya nanjye yaranyobeye n'ejo yaranyumagaje rwose nibagira bambona aho bari kugwa kwitaka baseka. Ko Muhoraki ubwo uzasirimuka koko bigenze bite? Mwigisha ikizungu rwose. Uransebya cyane pe uransebya pe rwose uransebya. Nge nibaza ko kuba umusirimu atari uguta umuco mwiza wacu ngo tugane uw'abandi. Sinzi niba rero mubyumva nk'uko mbyumva. Cyakora ubusirimu nk'ubwo Imana izabundinde. Mutwe tutari mu busirimu ni mutoki. Buriya ni igitangaza. Amakuru yanjye ni meza. Yewe nizeye ko wasezeranye n'Imana ko bitazashira. Igitangaza Imana sinjya gusezerana nayo cyo ni ibyayo. N'ibyanye nakuye mu maboko yanjye urumva? Kandi mu maboko yanjye yaravukanye. Wakubye ko nabutse nta maboko mfite. Ariko se ubundi ko batubeshya iyo Mana hari wayibonye? Anjye nturate ibona hese. Genze ko Imana ari amafaranga. Ariko ibintu babi. Buryo umuntu afite amafaranga nawe aba ari Imana. Yewe muzi giparutu. Hari icyo nari nibagiriye hariya mu modoka. Ntiwabye kukizana. Muhoraki biriya ntabwo ari byo. Uzi ko nsebya wowe ntabwo uzatuma nihahira. Kandi wa mukobwa we ntabwo uzatuma amaha koko. Buriya se
kuki utamufata neza akama cyo simba mbishoboye nawe ngo ntiwaramukanya ngo ntawagira gute Imana ishoborema cyo ni ibyanyu wakagira Imana we ariko nibura igihe aje hano ugomba kwihangana ariwe niko kadupfunyika ko tunteye amasaka di bigaruka nyine utuhe rwose turimo ibyiza cyakora cyo urumva uhitemo kamwe kandi ugahemo hakeye ntabwo kubatera ishyari uhitemo kandi ubwo uhitamo imaripfa yewe mitemo sakari nyagasani we bigara umbwira disi we vare mbwira disi hitamo nanjye ndeba amahirwe yasekeye muhorake nabuze icyo mfata n'icyo ndeka ngane ndabanza wowe uhitemo ufata mw'icyawe ndasigarana natwara igisigaye umva ndakwemereye dufungure twose nta kibazo uhiteme icyo ushaka njyemo igisigaye cyangwa nabyo yirorere yewe koko se desi ubwo urabyemeye yirorera ukanabaza nimwe ngo mutagira urabyemeye se nahitemo rero yifungura rwose urabyemeye aka ufate icyo ushaka gusa byose twose dufungure icyo wumva kikunyuza ujyane ayiwe mama shenge we ubu rero ibyanjye ndabibonye bigaro gusa desi wambabariye ukambwira n'ibiri hariya naho hafungure ariko nawe ugira amatsiko mabi bavuga ngo dufungure twose uhitemo bikore rero hari ikibazo bikore nibyo n'ubundi mbese byose ko ari ibyanjye reka n'ubundi ngiye ngomba guhitamo gusa ndatinyira iki reka ngafungure na kariya bigaro yewe mbega umwana mubi ese wabikoreye iki koko kubera iki sindeba se byose bisa nziyo byiza se nyine umwana mubi rwose akira muhora akira ibyawe byose ni kimwe yewe mbega byiza mbega byiza we sana hano nanjye nambare nirebere ta yewe mbega udukweto twiza ubu ntibihenda cyane di mwese nabazana ibintu bidahenda si wari wagira ngo wapimye ibirenge keza karigura ngomba kubaza niba akwiriye nakoze cyane rwose nkagira ngo twari duhari tukigera yoo muhorake n'amasaha arasa ndabona se yiko niba utanyuze ndenda oya yego se sinabibonye ko byose bisa muhorake tuzabyambare kuri noheri nibabanze ngiye bambwira amafaranga tuzatanga amafaranga se arayo mbishyuje ayo mbabajije rwose yewe ko se si ukuguhombya cyane ariko ye ceceka yewe dore kuzatuma ntihahira yego nyagasani arakumara kuri noheri tuzajye kwiyerekana mu misa nubwo ubusanzwe ntasanzwe nyijyamo bigaro nzatujyana se ntangore ubwo ari mu modoka aho nzapfa kwihangana ngeyo njye mu mbabare uwo munsi nzaba nagiye gusura iwacu ndabakumbuye cyane da ahubwo ubanza nzaba narasarishijwe n'urukumbuzi uzagende maze agahinda kabe gake nyibwira atabigaro kajya waragiye mu kihe gihugu ni mu Bufaransa da ariko mu mbabare nta kindi nashoboye kuba nabaza ni ukuri n'ibi birahagije ahubwo njye sinabona ukuntu mbashimira oya ye ahubwo yabaye yari yatuzaniye n'amakanzu yego nyagasani cyangwa se uzatugurira ino siko se bigaro tuzareba nta kibazo aha ariko nyir'amafaranga uzi kuri ndashima koko ndashima se njye sinshaka ibyo byose by'ubuntu naho nzi hari amakanzu meza agura 12,000 yego mani kandi njye ndayishaka cyane nta kibazo siko ntacyo heruka kuma kikanzu ariko madamu wawe agomba kuba yaratese cyane ye ibyo se bite kandi yagutumye se bimuvugire kubera impamvu ndatashye reka da ntibishoboka ese ndabeshya ntibwira ko ari wowe ujya utekereza mbere mbabaje ati namushatse natekereje yewe burije ndatashye bigaro nakoze ibihembo n'ibyawe yego reka tuguherekeze oya tumwiyorere inzira ndayi reka genda kuherekeza none ndi kurakaje mwiyorere bigaro ngaho genda bye bye ntabwo rero ibyo ukoze wowe ko nyagasani buriya se nari umuntu wagenda yivumbuye nari mvuze nabira warabuze ngo se biriya by'abagore warubizaniraga iki warebewe ko amufite cyangwa warebewe ko amufite
yego ntabwo ari byiza rwose cyakora kuvuga umugore we yewe niko wamukwereka yarashavuye nyine ntabwo wamenya ko ari uwuriye muherwe yaba we ubwo se ngo utamuhemukira de inde uretse nta bana bafite muhemukira se n'igihe gusa uriya twamwise kirarika ayiwe cyangwa ndamuhemukira ndamwishingiye nta kazi ke nawe azahemukira abandi ko nyagasani naririre mu myotsi ibyo ntacyo bindebaho nyiramafaranga aho kwa nyoko wanyu ni hafi ni iruhande rw'umuhanda reka da ni kure yawo cyane nka kilometero 5 uvuye ku muhanda ko mbona tutazi kugenda uragerayo njya kumarayo iki nifite indi porogaramu uzashaka nawe azaze kundeba yego cyakora bigaruka nemera ko turajyanayo ariko natemera turajyaho twateganije ku mana yanjye uze ntabwo ariho tugiye tujya gukora iki urasetsa koko urabizi njye ngiye kwisubira mu rugo ndababeshya ko ndwaye ako se ubwo nuza urababwira ngo iki njye ndababeshya ko nagezeyo ngasanga badahari baranshunga se yaba we ako ngewe ntitujyana rero yitahiye duhagarare hano niho bigaruka dusanga nyira amafaranga reba dito iki reba uriya muntu uryamye hariya hehe uriya ntiyapfuye hari dore hariya mu mferege reka ndabona cyabira nimenya cyapfuye nyira amafaranga karame sisa cyane makuka ngo natumutabarize reka se ngiye kwiyanduriza imyenda nta wandi aza kubutabaza nta kazi ke kuri gitangaza koko ariko wa mukobwa umenya warasaze niko n'ibintu byose byo ku muhanda gushaka kwandurura yewe nakumiro koko ubwo se uramuzi niba ntamuzi ariko si umuntu oshi genda niko ubwo se warufashe urugendo cyangwa waruje gutabara akubonye koko ntiyagutabara ye rwose ntazagire untabara muri ubwo buryo ndumva nta nicyo nzaba nabaye ahubwo bigaruka araje yewe bigaruka wanjye araje nahibyo mbwira ntacyo bimbwiye are bigaruka abagatinze ahubwo ngize imana twatinze cyane ahubwo imana uraje ubwo natwe tubanze tujyane uriya muntu kwa muganga yayida ngwino urebe ubwo nawe uramureba umuntu ki n'umuntu wakomeretse byose yakomeretse ubanza ari imodoka yamukubise ukigendera kwa muganga uri mu muryango utabara imbabare gihe uriya mukobwa yaragiye yewe ni igitangaza sinazinduye n'urwo ubwo uranze koko ndanze cyakora hano ntumenya yasaze uriya muharakeye rwose yasaze muze tugende ahubwo reka nimwigendere kuna tugendeye mugende yenda ava hano nawe abonye umutwe reka twigende none ni akazi kawe ntubigarebe akazi ke buriya baragiye ubazukira yewe nzabanza kubasura ariko hari abatazi ko nabo bafite umubiri koko yewe baragiye n'impamo data we nimugende mbega abantu babi gusa ko bamutaye aha bibwira ko bagerayo amahoro koko mbega umuco nyamara ngo utazi akaraye ifumbwa arazi ifu muraho neza ninde usuhuza ni umushyitsi uturutse kure uraho muhorake ni wowe yeza kuzwe yeza kuzwe mwana wawe gira so gira inka gira abana gira imigisha myinshi ugire n'ubugingo mwana wa ni wowe amakuru kise namwe muri amahoro turaho yo mwana wa ni wowe koko ni ngewe mama akira ibi bintu bimbikiye mpereze bekera yego mwana w'umuziga ibi kintu nticyakwishe mwana wa
cyanyishe nanjye ahubwo nari ngiye kugisiga kwa yego sinabuze kuvunika cyane nari ngiye kugisiga ahubwo kwa Kagabo ngeze aho ndemera ndagugurana nacyo none ngeze hano maso yerekwa byinshi akangiye kubyutsa so areba igitangaza data waranyica noneho ndagirane bashwe nuko anyiye kubitira kunda asa niwe twanekeza yambaye ingagwasha abahizi yemwe n'ingitangaza pe mwarake uraho muraho papa ni amahoro yego gira abana ibyo ari byo byose Imana ishimwe gusa ariko se bako uyu mwana wanjye ndamugirane ko aruguyemo reka murebera akerera abashyize ku gatima niko se papa ko wananutse wararwaye mwana wanjye ashiyewe indwara zo mu zabukuru umugongo wowe uzingiye kubita isuka hasi twaranye ihinga mwana wanjye si ubwo neza rubaga impande aharaho mbeyo ha egera hino ngira icyo nkubwira mbwira se noneho ndahaguruka kare nagusabaga ko wanyica iriya sake tuyize Imana umwana wacu nubwo ariyo twari dutezeho umunyu ariko ntacyo nibira ngo umuzima arira ku munyagasani sinayinara guhenda henze ukayinyima nyikwima ngo nyihende uwakwereka ko yari yarangiriye ibishyimbo hariya ku irembo niho se mwana wa ntekerereza iby'urugendo rwawe nuko waje kubona akazi yewe mama ndabizi wasigaye ubabaye cyane agahinda kenda gakunyica yewe ceceka nanjye najyanye kandi nyagasani ariko Imana yangiye imbere byose biratungana ntirenganya burya namaze icyumweru gati hariya kwa mama wacu andwaza za nkoni za data nyine maze gutora agatege ndahaguruka nshyira nzira ari nzi ko zakugize akamuga nsigamutumye ngo azakumbwirire byose uko byagenze ariko icyatumye ntakubwira ntagira ngo utambuza kandi iyo uza kumbuza rero mba nariyahuye singiye kukubeshya niko se mwana wa wahagurutse se kugiye njye nagize ngo waguye mu nzira yewe ntakubeshye nahagurutse hano nanjye ntazi iyo ngiye singiye kukubeshya utazi iyo ugiye ntabwo nari mpazi natwawe n'agahinda gusa rya joro naratekereje nsanga nkora neza nk'abandi ngahembwa inkoni natekereza kandi ko ibyo byose mbikorerwa n'uwitwa data agahinda kakenda kunturitsa umutima erega ibyo byose narabibonaga mwana wanjye agahinda kakanyica nkabura uko ngira ariko mwana wa i Kigali wahatekereje ute ko nta mumenyi dufiteyo yego burya Imana ntirenganya nk'uko wabivuze nayo igomba kuba yarabonaga agahinda kanjye nageze igati mpasanga wa mukobwa w'inshuti yanjye yaje gusura mukuru we maze kumutekerereza ibyanjye angirira imbabazi anjyana i Kigali nyagasani kunshakira akazi ubu warakabonye se makecuru twageze ahubwo mpita nkabona bidatinze ubu kandi turi kumwe iwabo yaragufashije cyane ni umwana mwiza nyagasani Imana izamuhembe maze rero mwana wanjye ngo uhane uramenye ntuziyandarike mu mujyi ejo utazabura intama n'ibyuma njya numva ngo umukobwa wageze iyo mu mujyi yega ingeso adasanganywe uramenye ntuzankoze isoni ejo rubanda batazabyinira ku rukoma mwana wa uramenye mama Imana burya nigenera umuntu uko azamera ibyo byo Kigali hari imitego ushobora kugwamo atabizi rwose niyo ugomba kwirinda icyakora nzagerageza kuhirinda nyine niwumva kandi byambayeho ntuzamvebe byakubaho biti wakurikije inama zanjye nguhaye oya humura ntacyo nahinduye ku mico yanjye ariko rero oya ntibikakubeho rwose ariko rero nako humura nzagerageza
ariko uribuke ko bavuga ngo agahura Imana yasasiye umuntu ntakarenga, ngo nanjye akanjye karateguye. ngo iki mwana wa? Ninkagera ahubwo nyine sinzakarenga n'ibyo. Ugomba kumenya ko n'Imana ifashwa, ntiwakwifata uko ubonye kose ngo agahuru kawe nako. Ugomba kwirinda utuntu twose abasore baguhera ubusa batugushukisha. Urumva? Ndumva. Ujye ushimishwa na duke ufite, wirinde irari ry'ibintu niryo risigaye ryarakoze ishyano. Nubigenza utyo byose uzabitsinda. Mama, rekera aho ndakumva, ariko kandi ibyo uvuze ntibihagije. Niki? Niki kutangiye kurira? Nshobora kubikurikiza nk'uko bimbwiye, ariko bikarenga bikangwa. Wakurikije inama? Reka ngo buri mubyizimu we ntako aba atagize. Ngo iki? Usa n'inyo ushaka kwiha rubanda. Isheshekere mwana wa. Erega ndaguhana singushinja, ariko kandi amagambo yawe aranshisha. Mama, twebariye gusanganira inka z'abandi none haratumara. Oya humura se yagiye kuzisanganira. Ariko se nyine burya amaze kugenda ntiyakujujubije. Njye nari nzi ko zasanga yarakwishe. None se ugira ngo yigeze yemera ko wagiye utambwiye? Reka da, ntabwo reka da. Wavuga ko ndetse naguherekeje? Mwiriweho. Yego mwiriwe. Mwiriweho. Yego. Sibire muhora kera. Mwiriweho papa. Yego. Ko mwagorobereje cyane se? Yego. Mwari mwaragiye kure? Wagiraga ngo tuzicure ku manywa nk'abana. Oya. Musanze nari ngiye kuryama, kuko numva naniwe cyane. Ariko nahisemo kubategereza kuko hari ibyo nashakaga kubabaza. Mbaza gwashabahize. Mama. Niki mwana wa? Nifuzaga cya gikapu cyanjye. None ugira ngo ndongera kukibasha. Reka ngerageze. Urakire mwana wa. Twese banza ngiye kurwara. Bana hara. Ni ivumbi ryo mu modoka. Ntabwo ni imbeho utamenyereye mbese. Imbeho hose irahaba. Iyi ne irakabishe. Papa, mwakire. Nakuzaniye ikote ry'imbeho. Mwakire. Urakoze gwashabahize twasharanye. Imbeho y'igitondo yari yandembeje. Ambara rero sinzi niba ari gukwira. Ambara. Ambarega. Nagereranyije sinamenya niba ari bukurire gukwira. Anambare ndebe. Njye iragukwiriye da. Yewe wagira ngo ninze bari dodiye. Urakoze pe. Umwanzi ndakabyara. Dore nyiragane. Reba n'inyuma. Wagira ngo umukuru wawe bigeze hepfo. Nigoda. Mwakire n'aya mafaranga. Mwana wa. Ni 10,000 muzikenure cyo mukeneye cyose. Mushakemo n'abahinzi wenda. Mwana wa. Kora. Sinabona uko ngushimira. Nabona uko ngushimira. Umwanzi ndakabyara. Imana izaguha umugisha. Uzahaha uronge. Ubyare kobwa ubyare hungu. Urakoze mwana ndishima. Mama. Ndakumva mwana wa. Kise hubu. Akira nawe mwenda wa Noheli. Dukeneye mwana wa. Nuko mwana wa. Kugira ngo ntudukenuye. Umukenyero n'umwitero wawo. Yakora umupira uzawigurira. Akira. Kano gakenyero karaboneye.
abantu bino bazajya bibaza aho nagakuye ntureba aradukeneye umwana wacu pe yaha ubuze kambereye cyane akira n'utu dufaranga rero uzagura agatambaro ko mu mutwe nuko mwana wa ka kandi kare kamaze kuba ubushwange yewe siniriwe ngushimira ntabwo nabona uko ngushimira ahubwo igira hino nguhobere gira hino nguhobere mwana wa gira imigisha ugira n'ubugingo agira ubugingo umwana wacu uhaha uronke uzabyara uheke ubyara iburyo n'ibumoso agira amahoro murakoze namwe kuba mwishimye anezerwe iyo muri Kigali yakirireyo abure n'ibindi byinshi birenze nk'ibi murakoze namwe muhorake karame ajya ngo urazinduka ugenda ndazinduka kare kare imodoka zitansiga ngo bagenda kare cyane ubwo bagenda kare kayira murayara yambwiye ko hagurukiwe mu museke wa mbere mu museke wa mbere ngo niho bagenda kare mu rucuku nk'abajura ubwo se bagenda bacanye isitimu ariko mama nawe ntabwo uzi ko imodoka zigira amatara se waretse akitetesha ubwo se ayobewe ariko yoha nzajya mvuga icyo mvuze cyose ngo nditetesha si wowe mbajije umwana wanjye nyibwirira rata imodoka zigira amatara bakayacana bwije cyangwa hijimye ahubwo rero ubwo se simbimenye urabimenyera naho ndebera wa muhoro wanjye bari mutemera igitoki ezo ntabwo yapfa kugenda imbokobuko ndebera ahubwo rero muhorake karame urebere hariya mu nguni uwo mushya araje ko kurebera igitoki aha ndatangaye ariko mama munsi igitangaza kubona data kuko yibwiriza kuma igitoki cye erega n'ubundi nta kwanga ndumiwe niba mwana wa usibye umwaga we nka rya zina rye ubundi ntacyo umwana akwiye kubura iwawe cyari karame ndakizanye n'ingoko pe yewe murakoze rwose ceceka rwose byihore Kigali byaranabuze reka da nta hantu wabona w'umuzigabo n'icyo ubonye ni kigura ibya mirenge yego ese nuko mwarenganye yego nyagasani ibitoki nta bitoki rwose mwana wa karame haguma ubuzima n'iriya nkoko y'ijyane ejo batazagira ngo ntugire iwanyu nibyo da ubwo rwagurushyira abo babyeyi wungukiye iyo mu mahanga utemana nibishaka muzabonana yemwe murakoze cyane rwose noneho bazarushaho kunkunda pe karina murasazemera kubitwara azemera da aho nkora se wahora arangura amasabune noneho biri amahire mwana wanjye ubunshize agahinda Imana ishimwe y'ikutuzaniye ikaba yongeye kukutwereka nanjye ndishimye usigara amahoro dutanganye wenda tuzabonana burya igihe cy'umubabaro ukabura n'uwo umenera ibanga ukiyambaza batakumva ukavugana n'ikirere usigara amahoro dutanganye wenda tuzabonana nanebura igihe mperuka iwacu mbibwira mama none nibutse ibitare ko nasheshe uzabigirane kuko we Morake ariko ni kiti usazwa niki ndeka rwose nyirafa komanda nshaka wiki koko wampaye amahoro
reka da amahoro se nyaguha gute reka cyo tubanje kumbwira ikikuriza hari ibyago se byabaye iwanyu Horaki ako nyama barangura nshaka wiki wandetse rwose wambwiye se Dini wambi baraho byose niwe wabiteye wowe nabigaruka uhita barahute uzi ko ngomba kuba nwite nyiramafaranga twite nako nta gushidikanya nibyo rwose ndatwite birashoboka se ko bimeze nta kidashoboka ni gitangaza koko ubwo nibyo bikuriza ariko ubwo se ni ubwo biroroshye nyiramafaranga yewe uzi ko uri umupfu ubwo se gutwita ni igitangaza Horaki kuki wumva utatwita ariko nishyano kugura nseka nyiramafaranga yewe na rimwe nzibagirwa ubugome bwawe nabigaruka ubugome se buri yose ni mwebwe mwabiteye ngo twabiteye ni mwebwe nyine mwabiteye dute hanyuma sugurarizwa niki twese ko tudutwara buri gihe ubwo rwose n'ubuturuje iki Horaki ni igitangaza koko ngo iki wamiza ntakira rero ndyomeho ntangajwe naye gutangazwa n'ikindi wavuga cyakora mbabajwe nuko tutazafatanya akababaro we kandi ari wowe wabiteye yewe ibyo byihorere ndabona tutagifatanyije akababaro byihorere rero ubwo ibyo nibyo bikuriza koko numiwe Horaki rero nziko inama nakugira utayemera cyakora niba wayemera umbwire nibaye nziza se nabutswa n'iki kwiyemera buretse njye kureba uko manga naje nkubwira ego bigabe ni wowe mbese ninjye wasetse kare naje komera byahumeka nyina amafaranga ego ni amahoro se ni amahoro ubwo ni kitako tugukeneye cyane yetse ibiti mwageneye rero turamukeneye nishize nizanye koze no kutanguyemo n'ubuhorora musanire ngwino ibyo byihoreye ngwino winjire ndakubwira komeza mu cyumba hariya kwa Horaki niwe Horaki turi kwatanyikiriza icara mwihorere arwaye se icarire mwihorere abaye nari ndwaye byaruta cyangwa ku gitanda ariko yewe mwana se arwaye bahunga reka ngo ntarwaye reka ntacyo arwaye ngo aratwitera nibyo byaciye igihugu umugongo rero ibyo baramaze ko nawe nagasa yinda kurekara ninde wamuhangaye yewe abahungu ubu ngubu nabo ni rwose koko mwese mugiye kunyigarika kandi ari mwebwe mwabikoze mwabikoze sindimo uramenye shwi murandiye koko nari nizeye ko ari ibyo muri mumarire mufashe inda none mungiye imvura mu guhungira imvura mu cyakora bigabo nuko utayitwara nyine ugiye utwita uburi yuva n'iyo ujya hazwi rero mame y'iyunguye ni igitanda ibyo ndumva nta kintu kimwe umwe kuri wa mutu ujya ukoresha njye naramenyereye da umwe kuri wa mutu ujya ukoresha ivemo ndigomba kuba ari yabihemu Horaki byagenze bitera umye kunyiga mbasha bigabo kuba byarabaye cyane rekaye uribuka tumuciremura tukamushyira kwa bihemura turamuhemuye rero ntugire ngo nabatinzamo nawe undi wamuhangara n'ibihemura amafaranga we shawe mugende mwarakoze Imana izabahembe nazo niko koresha izaguhemba kuko twite kugambanira umuntu umubutsa ubuzima bwe ariko wa ubuzima bwose twabukumbuye Imana irahari nturi hose ntacyo byibonera ntacyo Imana irahari cyakora rero reka mugira inama urumva iranga ni irya batatu uko bimeze inda tugomba kwikuramo nta kintu uwo mugambi nta kintu nzi rwose rikavaho nyiramafaranga
urashaka kundoha ubwa kabiri ukize kandi wumva ibyo bikwanga ariko uko nta kibi no kugira kuko turapfa iki ngira icyaha nakoze mbere ngira n'icyo kwica utakigira koko ubwo se ntubabajwe n'inda niba ubyanzi nabyo ubyibure none uzi ukundi babigenza shaka kuwutekera ntibeshye ko ari wowe yigutiye ariko kandi wibuke ko mugomba kubanza mukaba inshuti igihe kirekire nabyo birakomeye kandi si ko babigenza uretse ko iyo bimenyekanye bibagwa nabi ko babigenza da cye rwose ndumva ntacyo byaba bimbwiye sinabyishobora papa none se ubwo ibyo ngibyo kuko nibyo munyifuriza none naraya ejo naraya bwakeye naraya hari uya nuwaho uzagira bwa mbere uzahamaho wange kuhaba umwihambire wese ikibazo kirahagane ubwo nzemera nsubire iwacu ku miti ya gatatu ndikurira takazanyicire ntacyo ese rikirama mana ntirenganya nashaka zanyice kandi izi ko ntabikoze mbishaka ntabwo nabishaka muhoraki Imana irabireba byose cyakora nubwo wanze inama yanjye rero ihanganye ko uzaguhera mu mutima ntuzagira ubwira ko twakubwiye gutyo nawe nzabibwira ubwo kenshi bene ibyo bigaruka nyirabyo sha uhereye kuvuga ko ibyo bizagaruka se genda kuko ariko witwa se ntundi ko numva bariho bijyana bizabagaruka mwembi nanjye se ndagura ndagenda ariko nimubona bitabagarutse ahubwo ntabwo ugenekereza niba guhinyemo urabe akazi kawe ureka ubwo twigendere twifite yarandivu ko ngo ihene mbi ntawe uyizirika wese twigendere ugende muraka ino bigome gusa nabyo mugende mwabigekera binyiciye ubuzima gusa none mugabo munyigaritse izuba ntacyari ko Imana izamubarira ndapfuye gusa bigaruka ariko ko wampaye imiti inkoze wowe yaranshutse none ndapfuye we kandi warasigaye bigaruka we ari hehe se gusigara umuntu apfa wenyine we muhorake yewe karame yewe ingira hino mubwire desi we tebuka vuba ye tebuka ye nzanira amazi ihute nzanira amazi ndumva meze nabi nzanira amazi yewe ibyo maze ureke nyagasani we ndapfuye we mpfuye nyiri muto we gusa ndeka nkazamubyara noneho mfata kwanza mfate yewe umaze unyweshe gusa urabona nshobora kunywesha nyagasani we nakubwira wanyoye byabyo ntazi ngaho gutomera cyane ariwe nyagasani bigira yewe ikiza wakanyago muhorake aka kanya wari muzima muhorake yewe aho simuzi muzizi yote jya ku telefone bigaruka sanjyane kwa muganga wanyoye ya miti nakubujije nyabusa nayinyweye nakubuza ihute yewe pfuye we numva imodoka ubanza ari uje di ibi nikoreye bikira mariya mana yawe mbabarira umfashe cyane nakoze kimbabarire tabuka ngwino ngize Imana uraje ngwino tumujyane kwa muganga nya amafaranga yaremba bikiri mutuye kandi nafashe none yahuza amafaranga yakomeye n'amafaranga ufashwe bigaro ariko uya ni kwihangana yihangane ndayinde ariko murakeri mu bikira ndinde bifashije tumwe kwa muganga no kwiyegura ngwese cyenda yindi ko wabaye gute nyenda nabi babwiraga ngewe nirirwe mwenjana kwa muganga ugabatira mirorerere bese se wabye yihangane aho muri sikumvi umuti yajyaga gukoresha ubusanzwe yajyaga gukoresha agakira ngaho se ngaho se mbona yanga yanga karembara urabona ni bikira apfese ariko sigaho nyina mama wipfa nyagasani we cyo kagira Imana y'u Rwanda
nyina amafara none abagano inzogirire gahora mukurikire mujyane kwa mushuka gasa akose ndamushwaga niba waramukundaga noneho ngaho hose sinshaka kuvuga wumva ibyaho bihuriye n'ibyo tuvuga mwabashukanye babi gusa singuyu karangiye neza ubu ntapfuye nanjye rero nimba ngiye ese rakanako ahubwo rero reba umwende hariya tumworose byarangiye ese rero koko takifata mu gitabo Rwanda arapfuye koko ubu ngo umenye ntuzavuge ko ari imitatize batazava baduhitana twese barapfuye koko uramenye urumva ubane ibyo byarangiye bise none twagiye ubu nsize hehe nyabusa kugiye cyane gusura cyamuvugisha arakumva ubu koko ntazamuke ugiye hehe kwiriye uzi n'ibindi ahubwo ngo ngiye kureba ukuntu nakoresha serikeye rero ko nataro basaza nuko umusigaho ukagurira n'abasaza ko byarangiye nanjye nawe ansize umusigaho ngiye gukoresha isanduku ariko mana nagukoreye iki koko gituma ungerageza bigeza muzehe ati mvira mu rugo kandi koko ni iby'ukuri singomba kuhaguma si iwacu nsubira iwacu se ni ikibazo gikomeye ariko nta kundi nagira ngomba kugenda semwaga nashaka azanyice niwe wanyibyariye yemwe abahano yewe waramutse yemwe none bari muzehe ugarutse aranyica yemwe ntakabuza ninde ni umugenzi ego muraho neme yego muracyuraho uraho amakuru ki ni meza ego mana ninde ukuyobewe hano da ninde ukuyobewe hano ra aha ahora ni iki yego nyagasani aha niko se karame ariko muraho rero turaho amakuru yanyu se y'iminsi myinshi yewe nasanzwe mwicare se murakoze yewe ariko uzi ko ntari nzi ko ushobora kumenya kubera iki birantangaje cyane rero ariko nyine nubwo birantangaje biranshimishije kubona umenye wavuye iri iwacu se ryari yewe ntabwo mperutse hashize nk'amezi 3 usigaye wino se usigaye mbino nkora mu muryango utabara imbabare mpamaze umwaka wose yego nyagasani nishimiye cyakora kuje kudusura yewe nanjye rwose ahubwo ikinshimije ni uko umenye ngo naje nikandagira njyaho ntabwo uri bumenye cyakora rero mbabarire ntituganiriye usanze ngiye kugenda ugiye se ndagiye aho ngiye kandi si kure kundi base wambaye nk'ugiye kure cyane yewe si kure aho ngiye nabaguherekeza se aha si ngombwa kuko ntabajyana ugeze kwiyahura kuko ari waba ngo ntabajyana kugira ngo yewe niyo nakwiyahura ngira ngo sinapfa uru rutare yewe ariko rero murakeye ndabona usa n'ufite agahinda ndakunyize rwose ngo mbere ikikubabaje ariko urambariza iki wowe ndagusabye wigenda urekeye maze nkubwira icy'ingenzi kandi rwose mbabarira unyumve ndabigusabye nemera rwose ndakwinginze wishaka kunyibutsa ibyo nibagiwe koko nanjye niyo mpamvu nkwinginze ngo wibagirwe ubuhemu bwanjye ntacyo wigeze umpemukiraho ntabwo hemukiye ndabizi w'indyarya oya
neza koko uko n'ibyabaye byose atari wowe wabiteye. Asigaye rero reka ngende, Imana nibishaka tuzongera tubonane. Sijya biteye koko byatewe n'abanzi bacu. Mbese wari uzi ko Muhimanya n'Amageza bafunzwe? Ntabwo mbibifuriza cyakora. Niba rero ugira ngo nyumve, ibyo ni ibyawe. Oya, singira ngo nkumve, nibyo kuri barafunzwe. Akazi kawe. Nyamara byanashimishije. Kubera iki se kandi ari inshuti zawe? Ngo ari inshuti zanjye. Ubushuti bwabo narabuhazi. Abese. Nasanze bose ari byica amahirwe. Cyakora cyo nashimishijwe no kubazi bimeze nk'ibyo bakugiriye. Ngasaba rero bose ko bambabarira kuko nanze kumva ukuri kwawe kuva icyo gihe. Abo nkemera uburyarye bw'abagome. Sigaho wenyibutsa amatindi Mageza amagingo aya. Nuko ndashaka kukwitura neza abangiriye. Urumva? Ndashaka kukwitura neza abangiriye rwose. Nagukoreye iki cyiza se? Umva nagukoreye. Niba utakizi genda kizi kandi cyatumye ndashaka kugukunda. Uko byamera kose uburu wanjye. Mbabarire ntubihagane. Ibiseka nibyo. Nawe ubonye. Mbabajwe gusa nuko Imana itaduhuje. Rwose ntibigishobotse. Kweki? Ntabwo bigishobotse. Ntibigishobotse? Babara gusa unyemerere. Kandi njye namaze kubyiziranye n'ibyo. Neme. Ndakumva. Mbabarira nanjye kandi ntumbaze impamvu. Ninsangomba kwikubaza ndayikubaza da. Nzi ko bitagishobotse gusa. Uzi ko nagukunze byimazeyo. Wakomeje se? Hanyuma bikanyurwamo nuko utanyizeraga. Sigewe. Ntubizi se? Ndabizi ariko sije. Sinakurenganya kandi nawe. None se. Nuko Imana itabishatse. Murakerwa sambabare rwose ukambwiza ukuri niba warabonye undi. Ukabimbwira ntumishe. Wabase cyagiye waranditse nk'ipfira. Ryari se? Ariko ntabwo ibuka umuntu wigeze gusanga ku muhanda. Imodoka ya mugonzo ikigendera. Ndamwibuka. None se. Ni wowe se? Ninde se? Ntibishoboka. Nijewe. Baba dato ni wowe Neme. Nijewe dore. Niko. Nijewe. Nyagasani we urambeshya simbyemeye. Yewe. Kusina ko cyangwa imariri. Washi ntabwo ari wowe. Wowe nasanze ntabwo yashoboraga gukira. Nijewe rero. Wadi byari bikabije ntabwo nibishoboka. Urambeshya. Byari bikabije. Hari yapfuye. Kikwereka ko nta kidashobokera Imana. Niko do. Ureba izi nkovu zese ureba. Do. Aho sizi icyo gihe se. Nyagasani we. Yewe tata we burya koko Imana igira amaboko. Ukaba wakize Neme ni wowe cyagiye. Dore ndi mutaraga ndarasuruti. Yewe tata we. Nawe umeze utya? Birantangaje cyane n'impamo. Nyagasani uzi ukuntu wari umeze? Yewe ntabwo ari utangaye wenyine. Byatangaje benshi rwose. Cyakora ndishimye cyane disi. Wishimye nanjye ndishimye. Burya koko ngo ubagarira yose. Bose disi iyo ngucaho. Nyagasani we. Ntiwanshiyeho rero kubera ubugwa neza bwawe. Yewe tata we. Nicyo gitumye nanjye gusabye rwose ngo ureke nibere wawe rwose kuva nonaha. Ndabigusabye rwose. Neme. Reka nkubwize ukuri rero. Singiye kuguhemukira. Nuko rwose. Nibishoboya. Nibishoboka kuko ntwite. Nibyo gusa se? Nibyo. Nta kindi? Ubwo se byo urumva byoroshye. Niyo mpamvu ahubwo ikomeye. Yo noneho rero Imana ishimwe. Ubwo waruzi ko ibyo nabimenye kera. Namenye ukuntu byose byakugendekeye. Niba ari byo gusa rero. Byatuma tutabana. Cyose nzi ko ari byo biteye. Tata we. Nizeye ariko ko ntacyo bizabangamira ku mibanire yacu. Niba ubyiyemeje. Yewe. Ibyo rwose ntabwo bitukiza cy'amaraso wanjanduyemo. Ukaruhuka ungejeje kwa muganga. Anyuzwe na burya nta kundi. Nemeye we. Urakoze we. Nkuye mu menyo ya rubamba koko. Nanjye nzabigukundira. Imana ishimwe. Urakoze koko. Yewe.
rwose nanjye ubu ndabyishimiye rwose nshimishijwe cyane n'uko icyo naje nshaka nkibonye. yewe burya koko ngo ujye ubagarira yose ntuzirizera n'irizarumba nemewe urakoze n'impamo y'Imana. Ngiyewe gusa nkubwiye ko nanyuzwe na burya. ayiwe urakoze.